cyangwa mushyiraho akamenyetso. Hano Abdul umbwire amajwi uri kuyumva neza bitandukanye n'ibyo uriya mukobwa se. Ndashaka dutega amatwi twumve aya ni amajwi nyuma y'uyunguyu y'umugabo Ruberi, niba ari Ruberi, nyuma yo kumwica yarirukanse ajya mu gishanga atama ikoti rye. So ahangaha aba yahamagawe nyuma y'uko bukeye bwaho, nyuma y'ahatorokeye ahunze akimara gukigeta uyu mukobwa ijosi, kuko yamukase ijosi, arangije kumukata ijosi amutera ibyuma bibiri mu nda. So reka twumve nyuma yaho ni ibiki avugana na bagenzi. Ugiye kuvugana n'uyu muntu? Ego. Onde? Aberanyo. Amerika. Aberanyo. Sanuka. Nuka ariko yamemukiye muhungu wanjye. Ndaguhemukiye. Wamemukire inshuti yanjye cyangwa ngo wikoze mu nda mwana wa mama. Ni ibiki? Ni ibiki mbwiye? Ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zose zivuga ko wishe Mutoni se shaho. Nari y'Imana mu ijuru ahubwo ngenda numiwe. Ubu ngubu uri guhama uko nimero zawe zananiye zose naguhamagaye mu gitondo ngo nkubaze ushaka kubaza amakuru ntaramenya none yumva amakuru ngo niho nasabye kaza gutanguye ukaza nkuye ikavuga kubere nabizi se inshuti yanjye gikango vugishe nambabarire none nyine nayumve turi kuvugana n'umuntu ariko nimero iriho ariko sinzi impamvu we yakunaniye. Nimero ya Ruberi iriho, nimero yiwe ndetse yiwe muhamagayeho. Bite mwana? Shutanye byagenze bite koko? Mubwira akantu. Shambwira ni ukuri kw'Imana. Ejo naje no kukureba mani iranga kukubyutsa uryamye mana. Narende maso nakumva. Wavugisha ukuri? Ntabwo nari sinzi. Ntabwo naje urinjira mu gikoni nkacaho muri kakavuga ngo ntushaka kumureka ndeka kugukangura. Narabivuze ngo ndeke gukangura rwose nasohotse ndabivuga. Guys, mutapinge screen. Bene se wamusenze guki wanze kumvugisha? Reka kuno musenze cyane. Reka mubwire Ruberi. Umutsa umuntu. Tekereza byinshi. Umutwe w'umuntu utekereza byinshi. Ubwo nafite mu mutwe. Nika uteza amatwi nawe. Ntabwo unakatira amatwi. Ngiye kubungane. Mirongo irindwi na rimwe. Ubundi wagiraga bingahe mu busanzwe? Ubusanzwe ni 78. Ndabinye ufite ntiyabwiye. Mare n'ahangira kuzatwara. Avuga ngo ashaka amafaranga. Mutega amatwi. Umunsi naje nashaka amafaranga y'umutekano. Ndageze hanze. Ndabyibuka. Nataguha ndakwihera ngewe. Ijambo wararimbwiye. Uroza agahinda bari ndumva agapfiwe kugira birangire neza. Anababara cyangwa kuvugisha amagambo. Kugira ngo n'amakunda. Uretse gikazi uretse. No, twashaka mu kamwe. Namwe ndababwiye.
nohereje Sandrine kariya kantu kagakoze agashuti kibaja posting no ka posting ibintu nandikire ari mu nanga mwumve kariya kantu kanoze ndamuvana byose niko niko kariya kantu ko kari inshuti y'umusheri wawe kariya kantu ko kari akantu kari aho karuta ubwiza uriya mwana w'umukobwa reka mubwire nyine hari umutara agiye iwabo wagiye iwabo uriya yari agiye iwabo noneho ndakabwira ngo twirindane ariko kananyamukiye bwa mbere nyuma karangije kandika amagambo ngo sinahemukira inshuti yawe ntabwo twirindane nirirwa mu kazi njyewe ubwanjye niryamiyemo hahandi wasanga ejo bundi ugiye kubona umuntu undi afite telefone akora screenshot y'amagambo navuganye nawe niba ari wowe yakuyeho niba ari ndowe yakuyeho niba ari ndowe yohereje ku email byose yarandakariye angirira umurego buriya hari amakuru donati dafite nawe nayigiye kuri hari ikibanza yagiye kugura hakurya nawe ibihumbi 320 none ejo mbere y'uko ajya iwabo umusize ahubwo nta mafaranga nabonaga yarandaka mwumve amafaranga yamuhaye ngo yakoresha ibikorwa ngo azi ngo tuzabana ntabwo yasa niwe kubona tuzabana uharandakariye iki kibazo nta mafaranga yanjye ibyo byose birangiye amafaranga arangiye ngira ngo ni imikino ndabarakana ndongera nabwira nta mafaranga kuwa gatanu niba nibuka neza ampamagara nibereye mu rugo ni kuwa gatanu ndanabyibuka ndumva yaragiye iwabo kuwa gatandatu oya yagiye iwabo kuwa gatatu yampamagaye kuwa mbere mesaje naza no kuzisuka ampamagara kumwohereza 600 kuri telefone yamuha hagiye kubona mbona yohereje 60 kuri telefone yewe mbona yarakaye cyane kuvugisha ariko ibyo niwe wambwiye ngo urimo ni nawe namusanze hanze yicariye hanze hasi ku kabaraza ku gasima arambwira ngo urimo sohotse nanamubwira ati kirasinziriye cyane nanze gucyo byose reka nigende narendemo n'imbere ariko nawe ndigutekereza ku umuntu anyuma amafaranga akora amafaranga agashaka umuntu itubane hari umunsi cyagenda guhamagarira mu iryo ahantu Bruno uri umuntu w'umugabo guhamagara umusange kwa Rungabyiruka warampamagaye urambwira ngo ngusange kwa Ruwe ngo byihutire ndakubwira ati ko nibereye mu kabari ndimo ninywera agacupa nyuma urongera urambwira ngo ariko ngo nsanze kwa Ruwe ndakubwira ati ndaje ibyo ndabyibuka ndawibuka rwose hari ku cyumweru
nakubwiye ko ndi gukoresha igitanda mbere bigeze kumva kuri gukoresha igitanda ndabizi ari cyuzuye urya munsi ndahamagara bari bari gukoresha nabi isaso shaka kubijyana ku buyobozi ariko araza ahageze arambwira ngo iturize ryihorere ibi n'ubundi gitanda amafaranga baguciye ni makeya ndakubwira ngo iki gitanda ntabwo nzakiryama ntabwo yize kukubwira urumbwira ngo baragukorera igitanda ngo kandi ngo baguciye amafaranga ndakubwira ati nazajya muzabwira ko wakiguze amafaranga turamutse peresite yawe uzi ko twabiganiriyeho nanjye twabiganiriyeho ndabyibuka bari bakoze nabo baragisa nabi undi ahatazogera hakundi bose ndahura itaraza arambwira ngo iturize aya mafaranga bazaguha n'amafaranga menshi n'150 bazaguha cyane rwose ndamubwira ikiganiro uzakigurisha igihe ntacyo naryama aragendera ndamubwira ikiganiro n'urwego rw'akazi inywere kwa musore siga hariya paru ageze ngiye kubona umuntu baje bazanye kumva nitaramubwira uzayibaza ati uzaba nagiye amubaza ngo iki gitanda warakirana bwavuga ngo umugabo simbizi byiwe ukabona umugore ntashaka kumvugisha hirya hino yakora ibyo kuri telefone uko yishakiye nta n'ikibazo mfite bariyicariye mu gikari amaze igihe gikaza arabizi ntanamubwira umuntu ari kusuzugura njyewe nk'abantu ndashaka nubwo biri kumvikana mugende muri kumva kuri TikTok mutapinga screen hafi abantu 1000 sinzi ikintu mutegereje vraiment mutapinga screen njye ndashaka tugira twumve kuko kugeza amasaha izi details zo kutumvikana ndashaka kugira ngo agere ahantu yafashe umwanzuro wo kwica uyu mwana w'umukobwa ariko ikintu kiri kuntungura we uzi ko ari kuvuga nk'umuntu usanzwe nkaho nta cyabaye uzi ko ari kuvuga nkaho ari ibintu biri normale urumva ko ari umuntu wo gutera mu nyumvira umuntu wishunda ukuntu ari kuvuga mutega amatwi mwumve mutapinga screen ababara mazizo nifurize utasanga no kuvuga cyashyize n'iminsi nanjye yashyize iminsi tutabonana pe ejo bundi naje ndavuga ati nje kugutuka ngo ngate gusa wanguye amaboko neza waranditse none uzi ko n'abantu bose bambi yahamagaraga kumubwira ni bize kandi nicaye mu nzu ese rube niba ushobora ko twavuganye njye narangirwa ngo tuze kukureba nicaye mu nzu wari uhari ariko bitari bifaranga kuki nagukubye nyine nanjye nicyo nibaza nagukubye mutaza kugira tutica umupango wawe nanayitanze wabirangiye oya byari ese rube yifashije imana buriya mutoni wamwigondeye uragira ngo mbwire ko byagenze mani njye ntabwo ndi kubikurura amanga nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu ufata umwanzuro wo gukora bya bintu oya wenda uri kukubyishyiraho ariko njye ndumva uri kumbeshya wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafata ukabishyura uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusa ukabatereka mbyiteka ariko ntabwo wabikora uba muri kodire mwe ubu njye sinari kodire sindi kodire rimara iri kodire ntabwo ko nagira kodire ni ubuhamya njye mbwira nk'inshuti yawe mani nzahora nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe ntazahura nawe nzamenya ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva tumiwe
Nasumba nkubwira ngiye mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byageze kugira ngo cyane hageze njyewe nabibonye ndumirwa tugiye gutaha aho biramo ikazara bityo twaya gutahanje ikaze wambara ugaceceka ikazara bizi kuko umusumba yarahari undi yagenze bose rero ku mugoroba atamutse mu mfuranja mu rugo hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote narabe mwese muri kodinga ku kantu ndabibabwiye yego nta kibazo n'urwibutso ntandika ahantu tatasibye kiri bisi kiri bisi tatasibye gato tanditse mbaka juya mari narayishyura kuri telefone atanu ndani kuma nabicyashije rero kuma makimo ndani ndakumva umugoroba nari maze kubona ko umuntu atwaye byari bitekanye igihe nyine ntabwo byamfashe namubwiye ngiye kukwandika akantu nterewe mara kumusatsi neza kureba hirya harimo mwasa none se kora muri kuko bamutemye urube ngo hari umuntu bavuno ukuboko ntabwo n'umuntu kwesa none afite namwiboneye n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri maruga ugasanga hari ahantu hamwe yakomeretse yagiye ku ntebe agwa hasi amaraso yuzuye ibikuta byose nabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije yego narahabonye inkoko ntabwo itera amaraso iratubura amaraso atahita asimbuka birumvikana icyuma gikuje rube wakebye tugusa wakebiye uzajya wese kumukura muri wowe nta nibwo nakujejeho ribi twese byonyine ugiye kumwandika akantu mu ijosi yabaye nyine yavuze ngo yagiye kumwambika yamubwiye ngo ngwino wahobera natwe ngwino nkwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha uyu nibwo yahise amucisamo icyuma yakora kuko yari afite mu ntoki kandi ariyo yakigusha hanze harimo basohoka n'abagore bagiye gusohoka sha mwana ura umuntu agiye gufata umwanzuro nk'uwo yarabaye wa muntu we numvaga mu buzima bwanjye ngomba gusuriza
nayo ndi gupanga umwaka utaha kuzashaka umugore. wirira amazi akorore iyo umureka rwose uzabone n'undi mugore uriya niwe muntu kujya mu vutu ubu koko kwita umuntu rwe cyari inzogo kugira ngo ni iki cyabiguteye kwica umuntu kwica mutunzi amafaranga atari umunsi utayahiye amafaranga igihe wahombeye 300 nibyo byatumye wica umuntu kandi umusatsi ukuntu nabayeho yajyane kuri ribu bamushyize rero irena ndagikazarabyo hari ahantu umuntu haheye harahazi urumva nabwo igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwiyeho neza nta muganda we nafashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi nditurira mu mutwe wanjye imbere y'abantu ajya mwigomba imbere ajya kwizomba ngiye kukubwira ikintu aruta mama ruhande mwabyaranye ntibareshyaga urutaga ko yareshyaga mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakagira bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe ntabwo bivuga bagiye bimbwira byose uriya mwana reba akana kiwe asize reba umwana wawe usize none mana ndebera nawe reba akana kiwe rebe aho uri hafite igihe kingana iki ahura ndi kuhareba pe ndikora n'ukuntu ubayeho nabi wakwijyanye kuri ribu umva nkubwire rubeho umva nkubwire sibyo ijyane kuri ribu pe n'urupapuro rwawe rwabonetse ni n'urupapuro wanditse twarubonye umva nkubwire rube kandi abigena barangiye abantu abo wabirangiye bavuze barabibona n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire mukanya ndaza ndetse rube wowe ifate ujye kuri ribu n'undi cyangwa uracyemera uri kubyemera ubwenge bwashize bari gutekakeka uwamwishe none urabyivugiye ijyane kuri ribu bigende neza mufate n'amarikode mu ujya kuri kode n'ubyivugira no kuri ribu biri hose rero ugira ngo ibi ngibi tuba tuganira ntabwo hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira n'ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose cyangwa uracyemera wabikoze utubuzuza inshuti ukabyara ijyane kuri ribu n'undi muri kubigisha ibyo byose none kuri uragize gutuma amaraso uracyakora iki ubwihisho tuzabuba mujyana uhereze nese uti wihishe ubu iwanyu uko baje bakubonye ubu mama warakubwira ubu ubuze tube tureke ahangaha gato mbabazi ibyo ndi kumva nibyo muri kumva ndi kubaza Jesus Christ amajwi murayumvishe biratangaje